Imana yavuganye nawe, umugambi wayo ifite kuri wowe, ariko Imana imaze kubisohoza. Imana imaze gusohoza ibyo yagusezeranyije. Wari ushonje, Imana irakugaburira. Wari ukennye, Imana iragukenura. Wari wambaye ubusa, Imana irakwambika. Wari ufite ibibazo by'amafaranga, Imana iguha amafaranga. Wibagiwe, Imana yavuganye nawe. We urashayisha, ujya mu bidafite umumaro, ujya mu bitubahisha Imana, mu bidahesha Imana icyubahiro. Ariko ndagira ngo nkubwire, wacumuye, mwakoze ibyaha, mwagendeye kure y'Imana, mwibagiwe Imana yavuganye nawe. Uyu mwana ntabwo azakira, uyu mwana azapfa, ariko kubera ko nta kibi yakoreye Imana, Imana irambwiye ngo imbuzi yayo ikugezeho, iri kubwira ngo yigarukire, iragushaka kwigarukira. Imana iracyagukunda nubwo yaguze. Imana yaguhaye amasezerano, n'ubundi iracyariho, n'ubundi iracyabizirikana. Nubwo wagiye kure yayo ukayirengagiza, ukayitera umugongo, ariko Imana iracyibuka ibyo yavuganye nawe, kandi aho mwavuganiye nayo iracyahibuka. Niyo mpamvu uyu mugoroba igutumyeho ibyo urimo. Ereka ubusinzi bwawe. Yaguhaye amafaranga aho kuyakoreshereza Imana, ahubwo wahisemo kujya kuyasindamo. Yaguhaye amafaranga aho kuyakoreshereza Imana, ahubwo wahisemo kujya kuyasambanamo. Uragenda urashayisha, ujya kure y'Imana. Ariko Imana ikishaka nugarukira Imana, ukora iby'Imana igushakaho, ukora iby'Imana ikubwira. Uyihindukirire, uyubahe, kuko niyo mwavuganye, niyo yasoje amasezerano, niyo yaguhaye ibyo wari wayisabye, niyo yagusoreje amasezerano yari yagusezeranyije. Hindukira, yigarukire, yigarukeho mwene data. N'ikimana igushakaho, yigarukire, yigarukire, yigarukire bikiri vuba. Ndagusuje kandi nkwifurije amahoro y'Imana. Nshuti muvandimwe we, tweka ko ukunda ibiganiro byacu kandi ureba ibiganiro byose tunyuzaho umunsi ku munsi. Neza y'Imana ibane nawe, kandi umugisha w'Imana wivange mu byo werekejeho amaboko byose. Aho rero hose rero mu mpande enye z'isi, Amerika, Aziya, Burayi ndetse na Afurika, mwese turabasuje. Abavandimwe mu Rwanda mwese, namwe no mu rurimi rw'Ikinyarwanda, turavuze ngo imigisha y'Imana ibabeho mu byo mwerekejeho amaboko byose. Ni Ben Nepo kuri mikoro, ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Ntago ndi njyenyine, muramuzi, muramukunda, umukozi w'Imana. Imana hagurukije muri iyi minsi kugira ngo avuge gukomera kw'Imana. Reka ntangire mwakira, nta bintu byinshi mvuga, ni umukozi w'Imana. Reka ntangire mwakira, muhane kaze. Uraho neza mushumba? Muraho murakomeye. Amakuru ni meza, turashimira Imana. Nta kibazo. Imana iraturinze. Haleluya. Amen. Iminsi myinshi ntabwo twari duherukanye, ariko Imana yongeye kumba akanya ko kugira ngo twongere tuganire, tuvuge imbaraga z'Imana no gukomera kwayo. Imana nishimwe cyane. Dushimye Imana ko igushoboje nanone ukabugeze hano ku cyane cyane. Wasoza rero abantu bateze amatwi zino televiziyo. Murakoze cyane bantu banyumva, abantu bakunda ijambo ry'Imana kuri ku Musaraba TV. Nongeye kubasuhuza, shimira Imana ko yabarinze nanjye kandinda, ikabiduhaye uburyo bwo kongera kuganira tuvuga imbaraga z'Imana no gukomera kwayo. Imana niyongere ihabwe icyubahiro. Amen. Ku bantu batakuzi bibutsa amazina yawe. Ku bantu batanzi, nitwa Renzaho Emmanuel, ndi umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa mu ijambo ry'Imana. Yego. Naryo tugiye kuganiraho muri uyu mwanya tugiye kumara ndi imbere yanyu. Ni ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Imana ishimwe, nkunda ijambo ry'Imana kuvamo. Naye ndashaka kwicara nkafashwa mu izina rya Yesu. Yego. Ndumva nshaka gufashwa n'ukuri kw'Imana, kandi ndi mu bihe byiza byo kumva icyo Umwuka abwira amatorero no misiyano. N'ukuri.
sinzi bamundi kukwita mushumba wihangane ko buri Imana yarakwimitse dusengera Imana ubundi ukomeze kumwuka gushoboza. uri Imana yacu, uri Imana idukunda ibihe byose. Ndagushimiye Mana umwanya mwiza uduhaye ukongera kuza kuri iyi kamera kugira ngo twongere tubwire abantu gukomera kwawe, tubwire abantu imbaraga zawe, tubwire abantu yuko uri Imana itagihinduka, tubwire abantu kuko uko wari uri ejo n'umunsi ni kukiri. Mana ngusabye imbaraga muri uyu mwanya kubw'ijambo ryawe tugiye kumva, rishyigikire, uriho umugisha mu mitima y'abaryumva bose kugira ngo rigire aho ribakura naho ribajyana. Buri wese rimuhindure, buri wese uryumva rimukore ku mutima, ridushyitse ku rugero rukwiye rw'abana b'Imana. Urakoze kuri kumwe natwe, urakoze kuganza muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. Uyu mwanya ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana yampaye, Imana yashyize ku mutima wanjye, ni ijambo riri mu gitabo cy'abami, igitabo cya mbere cy'abami, ni ibice 14. turasoma umurongo wa 7 n'uwa 8. Abami ibice 14 dusoma umurongo wa 7 n'uwa 8. Yego, reka dusome mu izina rya Yesu. Yego. Genda ubwire Yerobowamu uti, umva uko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze ngo, yagukuye muri rubanda irakogeza, ikugira umwami w'ubwoko bwayo bw'Abisiraheli, ikugabaniriza igihugu igikuye ku nzu ya Dawidi, ariko ntiwayibereye nk'umugaragu wayo Dawidi. Witonderaga amategeko yayo, akayikurikirana umutima we wose kugira ngo akore ibishimwa imbere yayo. Dukomeze geza ku murongo wa 9. Yego. Ahubwo ukora ibyaha kurusha abakubanjirije bose, uragenda wihimbira izindi mana z'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe, urandakaza, uranyemura, unshyira inyuma. Urakoze cyane. Imana iguhereza imigisha. Aya niyo magambo, iri ni ryo jambo Imana yampaye kugira ngo turiganireho muri uyu mwanya utari muto utari na munini tugiye kuganira. Iri jambo ry'Imana tumaze gusoma, icyo rishaka kukubwira ni ukugira ngo uhinduke ku bw'isezerano ry'Imana Imana yaguhaye, yamara kuri guha ikarisohoza, woweho wamara kubona Imana igukuyeho wari uri igihe wayitakambiraga ugashayisha ukayivaho ukajya mu bindi. Uyu Yerobowamu tumaze gusoma muri iki gitabo ni umugabo wabaye kwa Salomo umuhungu wa Dawidi. Uyu Salomo amaze gufata ubwami yabaye umuntu w'icyamamare, Imana yaramwamamaje. Noneho aza kuzana Yerobowamu amushyira mu rugo rwiwe. Iki gice uzagisome nubona kanya. Haleluya. Afata uyu mugabo Yerobowamu amushyira mu rugo rwiwe, amushyira mu rugo aba umukozi. Salomo amaze kubona uyu Yerobowamu ari umunyembaraga, akorana akazi ko mu rugo umwete, nuko amugira umukuru w'abakozi. Amena. Amugira umukuru w'abakozi. Muri icyo gihe yari umukuru w'abakozi. Imana cyari cyatumye imuzana kwa Salomo nuko yari ifite umugambi, yari iri kumwigisha, yari iri kumucura kugira ngo mu gihe gikwiriye nawe azaba umuntu ukomeye, kubera ko Imana yari ifite umugambi nawe wo kuzamukuza ikamuzamura ikamushyira hejuru. Yerobowamu rero yabaye ibwami kwa Salomo, igihe kigeze arahava. Amena. Amaze kuhava aragenda, ageze ahandi ahura n'umuhanuzi Ahiya. Uyu muhanuzi Ahiya aramuhanurira, aramubwira ngo Yerobowamu uzaba umwami. Nawe yibaza ukuntu azaba umwami kandi yari umukozi kwa Salomo. Ariko kuko Imana itareba nk'uko abantu bareba, kuko Imana igira umugambi muremure ku mwana w'umuntu yaremye,
imana iza kubikora ihindura ifata Salomo imaze kumukura ku bwami amaze kuva ku bwami Salomo ishyira imiryango y'Abisiraheli ubwami bw'Abisiraheli ibugabanyamo ihereza uyu mugabo Yerobowamu nawe imiryango agomba gutegeka. Imana ishimwe cyane. Nta mugambi w'Imana ujya upfa, nta mugambi w'Imana ujya uhinduka ku muntu Imana yaremye. Imana igihe cyose igira pura indende ku mwana w'umuntu. Imana ishimwe cyane. Uyu Yerobowamu Imana iramubwira ngo nguhaye ubwami, nguhaye kuba umwami ikoresheje umuhanuzi Ahiya. Igihe cyarageze rero uyu Yerobowamu yicara ku ntebe y'ubwami. Ni birebire ariko ndagira ngo njagagure. Yicara ku ntebe y'ubwami, Imana imukura muri rubanda imwicaza ku ntebe, imugira umwami. Aragenda aricara arashikama. Imana ikomeza ubwami bwiwe, Imana imushyira hejuru. Yari imukuye muri rubanda, yari imukuye ahantu habi, yari imukuye mu bukene, yari imukuye mu batindi, ariko Imana iramuzamura. Imana isoza isezerano yamusezeranyije. Imana nishimwe cyane. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere, naho ryatinda Imana igira isoza, kubera ko ari Imana. Imana nihabwa icyubahiro. Bukeye rero uyu Yerobowamu aza guteshuka, atangira kujya mu bigirwamana, atangira kuramya ibindi bigirwamana, yibagirwa Imana yamuhaye ubwami, yibagirwa Imana yamuvuzeho, yibagirwa Imana yamusezeranyije ubwami ikoresheje umugaragu wayo Ahiya. Maze Yerobowamu yibagirwa Imana yamuzamuye, yibagirwa Imana yamwicaje ku ngoma, yibagirwa Imana yamuhaye ubukire. Yerobowamu arabyibagirwa. Imana yo mu ijuru irababara. Imana yo mu ijuru irababara. Imaze kubabara imutumaho, imaze kumutumaho Yerobowamu ntiyabyumva. Ariko igihe cyarageze Yerobowamu arwaza umwana. Amaze kurwaza umwana yigira inama. Abwira umugore we ngo abwira umugore ngo mugore wanjye ndakwinginze ambara wiyoberanye ujya ku muhanuzi Ahiya wampanuyeho ko nzaba umwami. Niwe wampanuriye ko nzaba umwami. Ahari yakubwira ikibazo uyu mwana afite, ahari yakubwira uburwayi uyu mwana arwaye. Umuhanuzi Ahiya atuye i Shilo. Ariko uyu muhanuzi Ahiya yari yaramaze gusaza, yari yaramaze guhuma, ahumishijwe n'ubusaze. Ariko Imana kuko itagisaza, Imana yacu ntihuma, Imana yacu irareba, Imana yacu imenya ibitekerezo by'abantu. Umugore wa Yerobowamu ariyoberanya, amaze kwiyoberanya arambara, aripfuka mu maso, aheka umwana we amujyana ku muhanuzi Ahiya yari atuye i Shilo. Ariko asanga Imana yamaze kubwira Ahiya iby'uwo mugore wa Yerobowamu. Imana iramubwira ngo hagiye kwinjira umugore wa Yerobowamu. Ariko umubwire Imana ibwira umuhanuzi Ahiya uko ari bubwire umugore wa Yerobowamu. Hashize umwanya mutoya Ahiya agiye kumva, yumva ibirenge by'umugore wa Yerobowamu birinjiye. Ahiya aramubwira ngo yewe muka Yerobowamu we, kuki wiyoberanya? Kuki wigira umuntu utazwi? Umva uko Imana ivuze. Mwaracumuye, mwakoze ibyaha, mwagendeye kure y'Imana, mwibagiwe Imana yavuganye nawe. Uyu mwana ntabwo azakira, uyu mwana azapfa. Ariko kubera ko nta kibi yakoreye Imana, Imana irambwiye ngo ntabwo azahambwa nk'uko abandi bose bazahambwa. Abisiraheli bazamuhamba, ariko wowe n'umugabo wawe n'abandi bose ntabwo muzahambwa, ahubwo imirambo yanyu izaribwa n'imbwa. Haleluya! Yumva ijambo ry'Imana asubirayo. Amaze gusubirayo aragenda atekerereza umugabo we iby'Imana imubwiye. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yacu irareba
ntabwo ijya yibagirwa ibyo yavuze. Mwene data, icyo nshaka kukubwira Imana yambwiye nuko ugomba kugaruka. Imana yavuganye nawe uri mu butayu, uri mu byumba by'amasengesho. Imana yavuganye nawe uri mu nzira. Imana yagutumyeho abakozi bayo bakubwira ubuhanuzi. Kereza Imana igutekerezaho. Imana yavuganye nawe, umugambi wayo ifite kuri wowe, ariko Imana imaze kubisohoza. Imana imaze gusohoza ibyo yagusezeranyije. Wari ushonje, Imana irakugaburira. Wari ukennye, Imana iragukenura. Wari wambaye ubusa, Imana irakwambika. Wari ufite ibibazo by'amafaranga, Imana iguha amafaranga. Wibagiwe, Imana yavuganye nawe. We urashayisha, ujya mu bidafite umumaro, ujya mu bitubahisha Imana, mu bidahesha Imana icyubahiro. Ariko ndagira ngo nkubwire, Imana yari yavuganye nawe igasohoza, ntaho yagiye, iracyariho. N'ubundi muracyafitanye urubanza. Ndakwinginze rero, garukira Imana. Wibuke ko Imana yavuganye nawe icyicaye ku ntebe, kandi iyo ntebe yicayeho ndihinduka. Niyo mpamvu ijwi ry'Imana, ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo hindukira, ibyo urimo bivemo, ongera ugarukira Imana. Imana yavuganye nawe wari ushonje ikakugaburira. Imana yavuganye nawe wari ukennye ikaguha ibyo wari ukennye byose. Imana yavuganye nawe wayifuzagaho amafaranga ikayaguha. Yihindukirire, umenye ko ari Imana yavuze. Imana yaguhaye amasezerano, n'ubundi iracyariho, n'ubundi iracyabizirikana. Nubwo wagiye kure yayo ukayirengagiza, ukayitera umugongo, ariko Imana iracyibuka ibyo yavuganye nawe, kandi aho mwavuganiye nayo iracyahibuka. Niyo mpamvu uyu mugoroba bigutumyeho, we kuba nk'uyu mugabo Yerobowamu, we kuba nk'uyu mugabo Yerobowamu. Imana yabwiye ubwami, amaze kwicara ku ngoma yiremera ibindi bigirwamana. Ahubwo hindukira, garukira Imana, ukora iby'Imana igushakaho, ukora iby'Imana ikubwira. Uyihindukirire, uyubahe, kuko niyo mwavuganye, niyo yasoje amasezerano, niyo yaguhaye ibyo wari wayisabye, niyo yagusoreje amasezerano yari yagusezeranyije. Hindukira, yigarukire, yigarukeho mwene data, n'ikimana igushakaho. Yigarukire, yigarukire, yigarukire bikiri vuba, yigarukire bikiri vuba. Yigarukire, umujinya wayo utaragucanaho, ikongera ikisubiza ibyo yaguhaye. Imbuzi yayo ikugezeho, iri kubwira ngo yigarukire, iragushaka kwigarukira. Imana iracyagukunda, nubwo yagusezeranyije amasezerano ikayasohoza, wowe ukirengagiza ukajya kure yayo, ariko Imana iracyagukunda. Niyo mpamvu igutumyeho ubu butumwa, niyo mpamvu igutumyeho umukozi wayo ari we nje, kuza kukubwira ngo yigarukire, va mu byurimo, reka ubusinzi bwawe. Yaguhaye amafaranga aho kuyakoreshereza Imana, ahubwo wahisemo kujya kuyasindamo. Yaguhaye amafaranga aho kuyakoreshereza Imana, ahubwo wahisemo kujya kuyasambanamo. Uragenda urashayisha, ujya kure y'Imana. Ariko Imana ikishaka ni ukuyigarukira, ukayigarukaho, ukayisaba imbabazi, ukayibwira, ukongera ukayisaba, ikongera ikaguhindukirira amaso umutima wayo ukakureba neza. Imana ishimwe cyane. Imana yari yandubye kukubwira, garukiraho, garukiraho, reka ibyo urimo, va mu byaha, ureka ibyaha, wowe ukunda Imana, ongera ukunda Imana. Yavuganye nawe kuko irashaka kongera ukayigarukira, kuko ikicaye ku ntebe y'imbabazi, ukareka inama zawe mbi wigira, ahubwo ukagarukira Imana yo mu ijuru. Imana yacu ihabwa icyubahiro, kandi Imana igufashe kubyumva, kuko ari igushaka mu gihe nk'iki, igihe cyayo, mu gihe cyayo iragushaka kugira ngo ukore iby'Imana igushakaho. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Niki Imana yantumye kukubwira. Imana yacu nishimwe, kandi urakoze kumvira ijambo ry'Imana nkuko yari impaye. Nuryumva ukaryumvira, Imana izaguha umugisha, kandi niwanga kumva, Imana ikuzanyeho ibihano. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ndagira ngo ndangize nsenga.
ngwingingira imana kugira ngo imana iguhe imbaraga zo kuyigarukaho, kandi nayo irakubabarira kuko umugambi wayo ni mwiza kuri wowe, nubwo wayivuyeho ukajya kure, ariko umugambi w'Imana ni mwiza kuri wowe. Ariko icyo nkwifuriza ni ukugira ngo ukomeze uzirikane imvugo y'Imana, ukomeze unzirikane aho mwavuganiye n'Imana, wongere wibuke uyigarukire, wongere uyishimire, wongere uve mu byaha wihane, umenye ko Imana mwavuganye nayo icyicaye ku ntebe y'imbabazi, kandi umugambi wayo ni mwiza kuri wowe kuko uracyayikeneye. Haleluya! Imana uracyayikeneye kandi uzakomeza kuyikenera, n'urwara uzayikenera, niwongera gusonza uzayikenera, niwongera gukena uzayikenera. Imana ni urwaza uzayikenera. Niyo mpamvu kwingingira kureka ibyo urimo ukayigarukaho. Imana mwavuganye iracyagufitiye imbabazi, iracyagufitiye umugambi mwiza. Niyo mpamvu ukwiye kugarukira Imana. Ndakwinginga mwene data unyumva, mwene data wagiye kure y'Imana, mwene data mwavuganye n'Imana igasohoza ibyo wayisabye, ndetse n'ibyo utayisabye ikabisoza, ariko ukajya kure yayo, ukanyuranya ukubiri nayo. Ibyo mwari mwasezeranye ntiwabyubahiriza, ariko yoho yubahiriza ibyo mwasezeranye. Niyo mpamvu yakundumyeho kugira ngo ugaruke uve muri ibyo urimo, kuko Imana iracicaye ku ntebe y'imbabazi, kandi ibyo yibwira kukugirira n'ubundi ntabwo ari ibibi, ni byiza. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Reka dusenge Imana. Urakoze Mana, urakoze kuko uri Imana nziza, uri Imana ikunda umuntu wayo. Ntabwo uzareka umuntu iteka, ahubwo umugambi wawe n'intego yawe nuko abakuvuyeho bakugarukira, abo mwavuganye nabo bakajya kure yawe bongera bakakugarukira, bakamenya kuri Imana ivuga, bakamenya kuri Imana ikora, kandi ibyo ukora ari byiza, nta mugambi ufite wo kugirira umuntu nabi. Niyo mpamvu nkwinginze imitima y'abantu bemeye kuguhindukirira, nawe ihindukirire Mana, bashyigikire, bambika imbaraga zo gukizwa, ubahe gukizwa, ubahe kwera imbuto, ubahe kuva mu byo barimo, mu izina rya Yesu Kristo. Barashayishije, bagiye kure yawe, bakoze ibyangwa n'amaso yawe, bakuvaho. Mwami, ndakwinginze kugira ngo ubagarukire, bahe imbabazi, bagirire neza, umurava wawe no gukiranuka wongere ubabeho. Urakoze kuri Imana yumva, urakoze kuri Imana y'imbabazi ibihe byose. Urakarama kuko ubyumvise byose, tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ni 0789 reka nyisubiremo, 0789 murakoze. Imana yacu yo mu ijuru ibaha imigisha mu izina rya Yesu Kristo, amen.